Ikaze kuri Byikorere TV, ndabashimira ko mwamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe, nkajya mbaha video nziza zigezweho z'ikoranabuhanga, ibintu byinshi wabasha gukora ubwawe bitagombeye abandi. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu wabona post zawe za kera zo kuri Facebook. Hari igihe dupostinga ibintu kuri Facebook ugasanga wagiyeho nko muri 2000 na kangahe, ugasanga wagiyeho kera, ariko mu by'ukuri amafoto wabanje wo bwa mbere ukifuza kuyabona, ariko nuzi ukagira ngo wenda abariho mu by'ukuri. Hari uburyo ushobora kureba data zawe za kera kuri Facebook. Ukora ute? Ubigenza ute? Uza hano kuri Facebook bisanzwe, ukajya kuri profile yawe, ukaza aho ngaho nyine kuri profile yawe, na ino ni account yanjye ya Facebook. Hanyuma iyo uri hano kuri Facebook, ikintu ukora ni iki: uramanuka hagana hasi, hano handitse ngo post. Ahangaha handitse post, ukatuza kuri kano kantu kameze gutya, kameze nk'utudormo tubiri, kamwe kareba hirya kaga fresh n'akandi kareba hino. Umunsi ntabwo nakoresheje ya indi basha kwandika, nibyo byari kunyorohera, ariko nta kundi ndakoresha gutya. Noneho warangiza ukaza ugahitamo hano, ugahitamo umunsi ushaka ko post zawe ureba. Ugashaka kuvuga ati wenda go to today, uyu munsi, ariko ukavuga ati wapi nagaruye mu by'uyu munsi, wapi reka mbyorera, reka ndebe muri post za kera. Ngiye ndumva naragiye kuri Facebook muri kera cyane, ngiye kureba noneho post na postinze nko muri 2000 na kangahe, ndebe umwaka mitamo. Ukanda kuri kano ga fresh gasubiza inyuma, nkavuga ati wenda reka njye muri 2019 cyangwa 2017. Ndumva aribwo nagiye kuri Facebook, reka njye muri 2017 ndebe niba atari 2010 na kangahe, ntabwo mbyibuka neza, ariko 2017 narayikoreshaga. Noneho nze mu kwa kabiri tariki wenda 10 ndebe post na postinze kuri Facebook, ndebe ibintu nashizeho uwo munsi. Iyo maze guhitamo itariki ushaka n'igihe runaka, uhitamo uremeza. Iyo umaze kwemeza uhita uza ahangaha ukavuga ati wenda ukeneye everyone, post postinzwe na buri wese, only me. Ugahitamo wenda ibyo wapostinze wowe wenyine, kuko abantu baba bagutaginze nabyo bikagaragara nkaho nyine wabigizemo uruhare. Ariko ahangaha bivuze ngo you cyangwa se posted by me cyangwa you gusa, ahangaha biba bivuze ngo ni ngewe gusa ugiye kureba post zanjye. Ahangaha privacy ni all post, nta kibazo. Hanyuma urangiza ukakanda done. Iyo ukanze done ugasa nk'umanuka gatoya, urabona ibintu na postinze December mu kwa gatatu 2016 nibwo nagiye. Urabona niba amafoto ya kera cyane, baba we ndumiwe. Ari amafoto ya kera cyane nkijya kuri Facebook, amafoto ya kera na postinzeho. Urabona ahangaha niyo itariki nagiriyeho, ni kera cyane amapost ya kera. Noneho tubibona ko nyine ni amapost ya kera cyane umuntu kijya kuri Facebook. Rero bivuze ngo ubu nibwo buryo ubasha kuficinga, ukabasha kumenya. Ushobora no guhitamo ahangaha ukaza ukongera ugahitamo izindi tariki, ukavuga ati wenda ku itariki 2010 wenda na 2018 mu kwa kane narindi hehe, ukahita uvuga ati wenda reka ndebe post zanyu icyo gihe. Urabona narindi gupostinga ibi ngibi, ubwo narindi muri mode yo gupostinga motivation speaker. Urabona amafoto ya kera, ariho post za kera, ibyo nagiye postinga kera kiragihe nari nyiri n'umunyeshuri. Urabona harimo ibintu by'imibare, yewe ntabwo biba byoroshye. Urabona izi ni foto za kera muri 2018, ni kera cyane, ni post za kera, ngira ngo murabibona. Mwabibonye ko ubu ngubu ubasha kubona post za kera cyane mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Urabona ndimo ndabona post amafoto yanjye ya kera. Noneho igihe cyiza cy'ibi ngibi, uhita ukanda gutya ku ifoto, warangiza ukahita ukanda gutya, ugasa nk'uwodinzeho gatoya, ukatuyisavinga in phone. Bivuze ngo yabaye saved muri device yanjye, nayibona nayisharinga anytime, nayisanga muri telefone yanjye. Rero ubu nibwo buryo ukoresha ukabona post zawe za kera. Kana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu zindi video. Murakoze.